Muraho neza turabasuhuje aho muri mu mpande zose z'isi zitandukanye, amahoro y'Imana bane namwe. Ntandi muri rero nk'ibisanzwe muri kuri Mubwire TV. Mwakwibaza ngo niki tubwira abantu? Tubwira abantu ko ari beza, tubwira abantu ko tubakunda, tubwira abantu ko ari umugisha. Nyuma yo kureba tugasanga abantu benshi baciwe intege, babwiwe amagambo mabi, babwiye ko ntacyo bashobora, ntacyo bageraho. Twafashe umwanzuro wo kubwira abantu ibyiza byabo. Tubwire abantu ko tubakunda, tubabwire ko ari ingenzi, tubabwire ibyiza byabo bakoze, tubibabwire bakiriho. Ntuzakore ikosa ryo kubwira umuntu ibyiza bye atakiriho. Rero turabasuhuje, mbere ya byose tuje gufatikanya namwe dushimira Imana ko Imana yaturinze tukaba tukiriho. Abantu benshi bavuye mu mubiri. Uyu mwaka habaye inkuru nyinshi z'abantu bagiye bapfa, abantu benshi barapfuye, abantu benshi bahuye n'ibintu bikomeye, ariko ikintu gikomeye cya mbere ni ukuva muri ubu buzima, kuko igihe uhumeka uri umukandida wo kugirirwa neza n'Imana. Rero nk'uko umwanditsi wa Zaburi yabivuze, yaravuze ngo iyo Uwiteka atari wabaye mu ruhande rwacu, ubwo ababisha baduhagurukiraga, ahacu haba haribagiranye. Turashima Imana rero ko tukiriho. Turashima Imana ko abantu bakurikira Mubwire TV mukiriho. Turashimira Imana ko mugihumeka. Nishimwe rikomeye kuba nanjye nkibasha kuvuga, kuba nanjye nkibasha kuza nkababwira, ni ukuri Imana ishimwe. Rero ibyari binzanye nje kubifuriza umwaka mushya. Twagiye mu mwaka wa 2026, nje kubabwira ngo uzababere umwaka mwiza, nje kubabwira ngo uzababere umwaka wo guhirwa, uzababere umwaka wo kubona ineza y'Imana, uzaba umwaka wo kwaguka, uzaba umwaka wo kugendererwa, uzaba umwaka wo kuva ku rwego rumwe ukagera ku rundi, uzaba umwaka w'ibyiza. Kristo azabasetse, Kristo azabanezeze, kandi mu byo muzageraho byose muzibuke kubwira abantu ibyiza byabo, muzibuke kubwira abantu ko mubakunda, muzibuke kubwira abantu ko ari ab'umumaro mu buzima bwanyu. Ibintu byose Imana igenda idukorera, igenda ibinyuza mu bantu. Ese ubu nta bantu bagufashije kugira ngo 2025 ibe umwaka mwiza? Nta bantu babaye mu buzima bwawe kugira ngo wishime? Abo bantu rero babwire ko ari ingenzi. Uwo muntu rero mushimire, uwo muntu muzirikane, bimubwira akiriho. Biragatsindwa kuba umuntu yari uw'umumaro mu buzima bwawe, ukaba abantu batamuzi, ariko umunsi yapfuye ugasanga abantu bamumenye, abantu bari kubona bamupostinze cyane, kubyakira byakunaniye, kandi ntiwigeze ugaragaza ko umukunda, ahubwo uri kugaragaza umubabaro watewe no kumubona. Tubwire rero abantu ibyiza byabo, tubabwire ko tubakunda. Muri iyi ntangiriro y'umwaka, bwira abantu, ubifurize umwaka mwiza, ndetse unababwira ko wifuza kubagumana indi myaka yose, kuko babaye umumaro, babaye abantu b'ingenzi mu buzima bwawe, batumye ubuzima bwawe bugenda neza. Tubwire abantu ibyiza byabo, kandi tubibabwire bakiriho. Mubwire TV rero mujya mudutuma mukatubwira, tukagenda tukabwira abantu. Si ngombwa, kandi hari abantu batinya kudutuma, muzi ko surprise yose dukora aca kuri kamera. Hoya, hari abantu badutuma ku bantu badakunda ko bajya kuri social media, cyangwa se niba utanadutumye nawe tumubwire, cyangwa utumundi, ariko abantu bamenye ibyiza byabo bakiriho. Nanjye ndabakunda cyane, narije kubabwira ngo amahoro y'Imana bane namwe, narije kubabwira ngo muzahirwe, narije kubabwira ngo muzabone umugisha w'Imana, narije kubabwira ngo muzabuke. Inshuti zacu zadukunze ndabashimira cyane. Nabonye inshuti ziri muri Amerika, abantu banyandikira bakambwira ko bankunda, bari mu Bufaransa, abari mu Rwanda, abari Burundi. Abantu mwese turabashimira aho mwaba hose, mwaba muri hose, muri abantu b'ingenzi, muri abantu badasanzwe, muri abantu b'umumaro. Imana rero ibahe umugisha, muzagira umwaka mwiza. Uyu mwaka muzabonemo ibyiza, uyu mwaka muzaseke, kandi muzarira amarira y'ibyishimo, amarira avuye ku mutima yandi y'uko Kristo yabanejeje. Mukomeze mugire ibihe byiza, turabakunda. Mukeneye amafoto, muzaze muri Mubwire Studio tubafotore, kandi tubahe serivisi nziza. Turabakunda.